tubeshya icyo kintu hano ntabwo asanga bimba n'ibijumba rero nasizemo urimo uraribona ririya si irindi ariya sa yanditse amahimba narasizemo ubu nasaruye narariye witubeshya ibi biti ni ibiti bibi Mana ishobora byose nimba ari ibintu byatubangamiye ni ibi biti ubu kugira ngo uzabone icyo kurya mbega kereka ni ukujya hanze. Abahinzi bo mu murenge wa Rwinkwavu mu karere ka Kayonza akagari ka Gihinga baratabaza bavuga ko baterewe ibiti mu mirima yabo bikaba bibatera igihombo. Aba baturage baravuga ko ibi biti mbere y'uko biterwa bezaga ariko ngo ubu kubona umusaruro ni hamana. Aba baturage barasaba inzego za leta ko zabafasha bagahabwa ingurane cyangwa bagakura ibi biti mu mirima kuko bituma imirima yabo itera. Hari umushinga waje utezamo ishyamba hegitari 3 n'igice. Ubwo nahingagamo amasaka nkahingamo ibigori nkahingamo imyumbati bikabasha gutunga umuryango wanjye. Iryo shyamba bamaze kuritera twahingagamo uko dushoboye kugira ngo bya biti nibikura tuzare ko n'ubundi tukomeza guhingamo bigakunda. None izi saha ntabwo tugihingamo ishyamba ryaraducyuye. Kandi abana niho nakuraga amafaranga yo kubishyurira ishuri nkakuramo ibyo kurya. Izi saha nta nubwo nkibona aho nkodesha kugira ngo mbone uko ntunga umuryango wanjye. Ubwo rero Rema yaraje iradusura itubaza ikibazo ariko ntiyagarutse ngo wenda babe batuguranira ubutaka bwo guhingamo cyangwa se wenda babe batubwira bati ishyamba ni muri sarure muri kurimo kongere duhinge. Akazi afite ni kariya nta handi hantu ngira ni kari akabanza ahandi hose harimo ibi biti ubona byatwicishije inzara pe turashonje none watsindisha n'umwana ntabone naho wagira gute ngo ugiye kubaza kwawe ubaye igicibwa ubaye igicucu ntuzaho uzagana na rimwe. Turimo dutegura iyi nkuru ntago byakunze ko tuvugana n'ubuyobozi bw'akarere ka Kayonza ariko kubera ko twari turi muri gahunda y'abadepite mu gusura uturere, Depite Pierre Nizeyimana yavuze ko bahabonye bityo ko bagiye gufasha abaturage ikibazo cyabo kikagezwa ku babishinzwe. Rero batubwiye mu biri mu mirima bateye bivangwa n'imyaka kubona ikibazo nacyo turaza kugira n'ubuyobozi haba mu murenge n'ubw'akarere kugira ngo bakorane abafatanya uko bafatanyije gutera ibiti barebe ko bakora ubugenzuzi haba na RAB na Minisiteri ifite inshingano bijyanye n'ibiti yewe na Minisiteri ifite inshingano y'amashyamba kugira ngo barebe koko ibyo biti niba byona bibe byakurwamo bisimbuza ibiti byiza byo kubagwa n'imyaka kugira ngo bitazatuma abaturage bitwa neza ibiti byona nyine byatuma abaturage batabasha gusarura imyaka y'abandi. Ndabibutsa ko gahunda yo gutera ibiti bivangwa n'imyaka ari gahunda ya leta yashyizweho kugira ngo hakorwe uburyo bwo kurengera ibidukikije ariko aba baturage bo bavuga ibitandukanye n'ibyo.